Iyi ni indirimbo Umurage y'umuhanzi n'iy'umuramyi Obededom Frodouari. Iyi akaba ari indirimbo yise Umurage, aho yashakaga kuburira abana ko bagomba kujya bubaha Imana, cyangwa se yabikuye ko usanga hari abana bakura ariko kubw'ibyo ababyeyi babo banyuramo, igihe cyo kubaha umurage ugasanga umubyeyi ntafite icyo guha abana. Ese umubyeyi ni urugero w'umurozi, yaraga iki umwana we? Birumvikana ni uburozi. Ahangaha nibwo butumwa ashaka gutangamo. Ahangaha rero twongeye kubasuhuza inshuti z'Umurage Community. Yesu nashimwe cyane. Uyu munsi wa none turabagezaho inkuru ariko ifite aho ihuriye no gusenga. Abantu benshi bajyaga basenga ariko abadafite kwizera bakagira ngo wenda Imana, Dawidi yasenze ikamukiza Goliyati, Imana Hezekiya yasenze ikamukiza Senakeribu nk'uko byanditswe mu gitabo cya 2 cy'Ingoma 32. Imana yakuye Petero mu nzu y'imbohe y'abitorero bagiraga umwete wo kumusengera no kumusabira. Imana yatabaye Pawulo na Sila igihe bari mu nzu y'imbohe. Hari umuntu wumva yuko gusenga Imana yumvaga abo gusa. Bijya bibaho muzumva umuntu ngatanga amafaranga menshi ngo bamusengere, ko ntabwo ariko bimeze. Imana yumvaga amasengesho n'uyu munsi iracyayumva bene data. Imana yo mu ijuru bishimire cyane. Haleluya. Imana yo mu ijuru yahaye Manowa Samusoni kubwo gusenga, nawe yakumva mwene data utagira urubyaro. Ntabwo Imana yo mu ijuru imbaraga zayo zagabanutse mwana wanjye. Haleluya. We gusa jya usengana umutima uboneye kandi wicishe bugufi. Imana yumvise gusenga kwa Aburahamu na Sara ibaha Isaka. Hana yarasenze asengana gukiranuka, Imana iramwumva. Imana irangije imuha Samweli ndetse n'abandi bana. We gusa asenga ukiranutse. Uyu muhanzi Deo ukunzwe cyane akaba n'umuraperi yatangarije inyarwanda.com uburyo mu minsi ishize amasengesho ya 9 yamukijije abajura. Nawe Imana yo mu ijuru yakumva. Imana yo mu ijuru itugire neza. We gusa asengana gukiranuka, ikindi usengane kwizera. Nicyo cyica abarokore benshi, barasenga ariko ntibasengane ukwizera. Haleluya. Tujye dusenga ariko dusenge twizeye Imana yo mu ijuru izatwumva. Izatwumva ndetse izadusubiza. Imbaraga zayo ntabwo zigeze zigabanuka. Muhumure, ndabizi ubu mwagize amatsiko kubw'iyi nkuru. Ndayibageza nuko ngira ngo mubanze mwumve n'iyi ndirimbo. Ibanze tujyane mu mwuka bene data. Dawidi yahaye umwana w'umurage mwiza. Yararebye asanga nta wundi murage yamuha uretse kujya asengana umutima uboneye no kwicisha bugufi, agakiranuka kandi akubakira Imana inzu. Imana itugire neza. Abafite ba Salomo murabyumva umurage mukwiye kuba. Imana itugirire neza n'ukuri kandi twumvire. Ndabizi ufite ibyo usengera uyu munsi, nanjye mfite ibyo nsengera, ariko Imana yo mu ijuru itwumvire. Amen. Hanyuma rero uyu muhanzi witwa Deo, Imana irakarama, akabazwi cyane mu njyana ya hip hop ariko mu muziki wo kuramya no guhimbaza Imana. Gusa muri iyi minsi akaba ari gukora trap. Muri iyi minsi afite ishimwe rikomeye cyane. Imana ikaba yaragize gute? Yaramurokoye abajura ubwo bamuteraga mu ijoro. Icyo gihe baracukuye inzu nk'uko bisanzwe abajura, ariko ntago babashije kugira icyo bamukoraho ndetse nta n'uwo bakomerekeje. Uyu mugabo akaba atangaza nk'uko Bibiliya bigaragaza umuntu ucukura inzu burya mu bimujyana barimo no kwica.
Mu rukerera rwo kuri uyu wa gatatu tariki ya 14 Kanama 2021 ahagana saa 9 za nijoro nibwo uyu muhanzi witwa Deo Imanirakarama yatewe n'abajura, ariko yaje umugambi wabaje kuburizwamo kumwiba. Yatangarije ikinyamakuru gikunzwe cyane inyarwanda.com mbashishikariza ko mwazajya musoma, njye ntabwo ushobora kwira ntagisomye. Uyu muhanzi ufatanya ubuhanzi no kuba umuvugabutumwa bwiza, akaba yaravuze ko kubyuka ugasenga saa 9 z'ijoro byaba bifite akamaro kuko ari byo byamufashije kwirukana abajura bamuteye iwe mu rugo bagacukura inzu. Uyu muhanzi Deo Imanirakarama uri mu baraperi bakunzwe cyane baririmba gospel, akaba amaze igihe gitoya ashinze urugo. Uyu muhanzi udatinya kuvuga ko yateretewe n'Imana yagize ati kubyuka saa 9 ugasenga bifite umumaro. Yakomeje avuga ati Big Brother mfite ishimwe n'ukuri, iri joro abajura baduteye njye n'akarabo kanjye bacukura inzu bashaka kutwiba. Yewaba we, abajura n'impuhwe badatinya no kwiba abageni. Ati nibyukiye saa 9 ngo mpamagare Imana, menya babyumvise kuko telefone ibanza gusona nkabyuka nyuma y'iminota 3 menya barahise biruka. Uyu muraperi uri mu bahagaze neza mu muziki wa gospel nyuma agatangaza ko ahagaritse gukora injyana hip hop, ariko agatangaza ko yabikoze kubwo kumvira Imana yabimusabye. Akaba yarakomeje agira ati bamaze gucukura hasigaye kwinjira gusa. Nshimye Imana ni ukuri, burya umujura ucukura yanakwica. Nubwo bari baherutse kuza bakiba imyenda n'inkweto byari hanze, ariko iri joro ntacyo batwaye. Ni ukuri Imana ishimwe cyane rwose. Urumva rero yuko Imana yo mu ijuru ari inyembaraga kandi ari inyamaboko. Imana irashoboye cyane, nta kinanira. Uyu muhanzi rwose murabizi ni wa muhanzi byigeze kuvugwa cyangwa se bigatangazwa ko yateretewe n'Imana. Imana yamugiriye neza, iramufasha, imurinda abajura ubwo bari biyemeje kumucucura. Imana yo mu ijuru ishimwe cyane rero ko ijya yumva gusenga kw'abayumvira. Nta kimana yakwima abayumvira bene data, nta kimana yakwima abayisenga. Icyo dusabwa no gusengera mu kuri no mu mwuka nk'uko ijambo ry'Imana ribidusaba. Wowe rero wibazaga byinshi, ufite ibigeragezo byakurenze, wowe musore n'inkumi wajya gusenga usaba Imana wo muzabana. Imana yumvise yatereteye uyu muhanzi Deo, nawe yaguteretera ndetse ikanakurambagiriza. Imana yo mu ijuru yagushoboza wowe udafite akazi, Imana yaguha akazi. Icyo usabwa ni ugukiranukira Imana ni ukuri. Imana yo mu ijuru ibumvire, Imana yumve gusenga kwanyu, Imana ibatabare. Ndakwingingira mwene data, Imana uri mu ijuru, Imana igira neza, we wumva abagusenga, we wumvira abagutakira. Ndagusenze, ndagusabye kugira ngo abakurikira iki kiganiro, abakurikirana Umurage Community, abo bose ubumvira uyu munsi wa none, uyu munsi ubatabare. Abafite ibigeragezo bitari bimwe Mwami, turabasengeye umunsi wa none kugira ngo ubumvire ubatabare. Tabara urubyiruko n'inkumi bafite ibigeragezo bitari bimwe, tabara bifuza kubaka ingo, tabara abashomeri. Fasha ingo Mwami ziri mu bigeragezo, fasha ingo ziri mu bwumvikane buke. Ababuze urubyaro turabasengeye mu izina rya Yesu, turabatakiye kugira ngo ubatabare Mwami wacu. Dusengeye igihugu cyacu Mwami, dusengeye iki gihugu cyacu, iki cyorezo turasenze kugira ngo Mwami abayobozi bacu bafata ingamba nziza zo kugira ngo iki cyorezo kive mu burundu mu Rwanda. Duherekesheje ingamba zabo amasengesho yacu yumvirwe Mwami mu izina rya Yesu. Haleluya, reka twumve mu izina rya Yesu.
mu gihe nk'iki turasenze kugira ngo utugire neza mu izina rya Yesu Kristo. Urakoze mwami wacu, nukuri umvira buri muntu wese. Haleluya, haleluya. Nukuri turasenze kugira ngo utugire neza, utwumvire mu gihe nk'iki, kandi turasenze kugira ngo abayobozi b'amatorero yo mu Rwanda abo bose mwami bagirire neza mu gihe nk'iki. Mwami turasenze kugira ngo bashoboze kubw'inama bashumbye. Mwami turasenze kugira ngo ujye bagufata ibyemezo bikwiye mu izina rya Yesu Kristo, kandi umwuka wera abe kuri bo. Urakoze mwami kuko mva gusenga kwacu, urakoze kuko mva gutaka. Tuzahora tukwiringiye, tuzahora twiringiye izina ryawe, icyubahiro ni icyawe. Urakoze, amen. Murakoze cyane bene data bakunzi b'Umurage Community, turabakunda cyane. Hari icyo wifuza ko twagufashamo mu buryo bwo gusenga, mu buryo bw'ubujyanama, waduhamagara cyangwa se waduhamagara kuri 0785307752, cyangwa se ukatwandikira kuri WhatsApp 0728307752. Umurage Community, the voice of the voiceless, cyangwa se ijwi ry'abatagira bavugira. Imana mwije bishimire cyane, turabakunda cyane. Ni njyewe Obededom Frodouard, akaba ari ngiye fondateri w'Umurage Community, nubwo mfite n'abandi dufatanyije. Imana ibishimire cyane, murabeho, nanjye ndagiye, ndabakunda cyane. Shalom, shalom.